Hello my dear friend, ndagusuje wowe udahwema gukurikirana ibiganiro bya Fungarase TV show. Uyu munsi rero nk'abanyarwanda turabizi neza ibe turimo byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Uyu munsi nifuje rero ko twarebera hamwe ese nyuma y'amateka mabi yabaye mu gihugu cy'u Rwanda niki abanyarwanda tumaje gukora, niki abanyarwanda tumaje kwigezaho, niki abanyarwanda tumaje kwiyubakaho. Ndizera nashidikanya neza yuko ubuyobozi dufite kuko ari bwo bwadufashije kugera kuri ibi byose, buri wese nta kibazo nta mpungenge yagira. So reka tugende turebe uko bimeze. Mbere yuko dutangira, kora subscribe, nawe wayikoze wibuke gukora kunzogera kugira ujye wakira amakuru yose cyangwa se video zose tugiye tugukoreraho. Wowe utarayikora, kora subscribe kugira ngo ujye basha nawe gusobanukirwa byinshi tuyenda tuganiraho. Uyu ni umuryango mugari wa Fungarase TV show. U Rwanda ni igihugu gikomeje gutera imbere uko bwije nuko bukeye, yewe bigaragarira buri wese yaba ari uwo mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se hanze yacyo. Tugiye kurebera hamwe ibikorwa uko byagiye bitera imbere ku myaka yasimburanywe. So reka duhere kuri stade Amahoro y'ikitegereje imaje kuzura hano mu gihugu cy'u Rwanda, noneho twongere turebere hamwe ese mbere yayo byari bimeze bite mu 1994, dore ko u Rwanda rumaje kwiyubaka biteye imbere cyane. Ahangaha ni mu 1994, murabona stade y'igihugu ukuntu yari ihagaze, ariko uyu munsi imaje guhindura isura, imaje kuba icyitegererezo wese arayireba akayitangarira. Ngira ngo iri ni iterambere igihugu kimaje kugenda kigezwaho na Perezida Paul Kagame. Abanyarwanda muri rusange bamaje nabo kumenya aho bavuye n'aho berekeje cyangwa se n'aho bageze kuri uyu munsi. Urabona ko igihugu kigenda gihinduka. Hari mu 1996. Uyu munsi rero dore uko u Rwanda ruhagaze mu 2024, yewe rurasa neza ku buryo butangaje. Imihanda yari mibi cyane muri iyi myaka yashize, yewe ubu ngubu yabaye paradizo. Ngira ngo wese arabibona n'amaso ye, u Rwanda ruratengamaye. Dukomeze n'ibinyabiziga byabazwaga mu mujyi wa Kigali mu 1994, none ubu ngubu urabona ibinyabiziga bihari mu mwaka wa 2024. Urabona ko u Rwanda ruri gutera imbere ku buryo bukataje, turabikesha ubuyobozi bwiza bw'abanyarwanda. So transport cyari ikintu kigoranye, kubona ibinyabiziga wasangaga bigoranye ari ibibazo, ariko kuri uyu munsi u Rwanda rushyizemo imbaraga nyinshi cyane yarworeze abanyarwanda, rugura ibikoresho bigezweho. Transport ngubu ntabwo ari ikintu kikigoranye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Abaturage b'icyo gihe babaga baciriritse, ubona ko ari abantu boroheje, ariko yewe uko imyaka yagiye ihita u Rwanda rwacu rwakomeje kugenda rugira imbaraga, rutera imbere, abaturage barishimye kandi baratengamaye. Indangamuntu z'icyo gihe wasangaga zigiye ziriho amoko uko abantu bagiye batandukanye, ariko uyu munsi u Rwanda uko ruhagaze ku buryo butangaje, kuko umunyarwanda n'umwe aho ava akagera nta moko akibarizwa ku irangamuntu y'abanyarwanda. Indangamuntu yabaye imwe kandi u Rwanda ibyo rurarwishimiye. Igisirikare cya mbere y'intambara wasangaga ari igisirikare kimeze ukuntu, ariko ubu ngubu igisirikare cya RDF kuri uyu munsi kirakomeye kandi gihagaze neza, kirasa neza, yewe gifite n'imbaraga, giteye imbere ku buryo bugaragarira buri wese. Amatungo wasangaga yirirwa ku gasozi, yirirwa mu misozi, kubona umukamo bikagorana, ariko uyu munsi u Rwanda rwaboneje imibereho y'amatungo kororera mu ngo, aho usanga rwose inka zikamwa ku buryo bushimishije, yewe amafaranga akaboneka byoroshye. Amafaranga yari aya mbere y'intambara yakoze mu gihe cya kera pe, ariko uyu munsi u Rwanda rwagiye ruhindura byinshi kugira ngo rukomeze kugenda rutera imbere uko bwije n'uko bukeye.
yewe urebye ibijyanye n'imyigire ya kera wasangaga igoranye ubona bitari ku murongo, ariko kuri uyu munsi leta y'u Rwanda ibijyanye n'imyigire imajije kubishyira ku murongo, ubucucike bwaragabanutse, abana barasa neza ku mashuri aho bigira, aho wagera hose usanga bameze neza, bicara neza ahantu hagari kandi hameze neza hatari ubucucike. Iterambere ryarakataje mu buhinzi, amakoperative ari gukora neza, nawe ntawe ukibura amazi meza asukuye. Iterambere mu ikoranabuhanga rirakataje, kera telefone zakoraga, ubu ngubu zigiye zitandukanye n'izigezweho muri iyi minsi, kuko uko u Rwanda ruhinduka uko bwije nuko bukeye. Si n'ibyo byonyine, yewe ugiye mu bijyanye n'imyidagaduro cyangwa se abahanzi b'iyo myaka wasangaga rwose batari kuri standard u Rwanda rwifuzaga, ariko uyu munsi dore aho bageze niho hagezweho. Abanyarwanda bari kwishima ko igihugu kimaze kugenda gitera imbere, nabo bagatera imbere mu muziki wabo ndetse n'ibindi bikorwa rusange bigiye bitandukanye. So uyu munsi reka tugarukira ahangaha, twavuga byinshi ariko reka tugarukira ahangaha. Iyi yari Fungrase TV show, dukomeze kwibuka kandi twiyubaka. Ndabakunda, wibuka gukora subscribe wowe utarayikora. Murakoze cyane.